Abakunzi ba Horaho Life twongeye kubaramutsa tubashimira ko mugumye kudukurikirana kuri channel yacu aho tugiye kubaganirira ku bitandukanye ku buzima bw'umuntu by'umwihariko tugiye kubaganira kuri bimwe mu biribwa twabaganiriyeho mu bifasha abantu by'umwihariko kubaka umubiri wabo ndetse no guhangana n'indwara z'ibyorezo no gufasha abantu bafite indwara zibazahaza yewe kandi kikaba n'ikiribwa cy'ingenzi mu buzima bw'abantu dore ko gifasha mu buzima bwose guhera ku mwana kugera ku musaza. Aha tugiye kubaganira ku kiribwa cyitwa igi. Igi ni kimwe mu biribwa bikomeye cyane bifite intungamubiri z'ingenzi umubiri ukenera. Igi rikaba rikomoka ku matungo cyangwa se ku nyoni, inkoko zitera amagi. Amagi rero akaba ari kimwe mu biribwa bikomoka ku matungo by'ingenzi ku mubiri w'umuntu dore ko rikize ku ntungamubiri z'ingenzi umubiri ukenera. Amagi rero akaba arimo intungamubiri z'ingenzi cyane ku mubiri w'umuntu zifasha ku mubiri wose muri rusange, cyane cyane zifasha mu kuzamura ubudahangarwa bw'umubiri, mu kuzamura ibyubaka umubiri, yewe no mu kurinda ubwonko systeme nerveux, kandi igatanga ibyo bita amavitamine y'ingenzi atandukanye afasha umubiri kuzamura ubudahangarwa bwawo, umubiri ukabasha guhangana n'indwara zitandukanye. Rero tugiye kubaganira ku igi mu buryo bwimbitse dore yuko igi ari ikiribwa kizwi ku isi hose, ikaba rikomoka ku nkoko ariko hari n'andi matungo yo mu bwoko bw'inyoni atanga amagi. By'umwihariko rero amagi akomoka ku nkoko niyo aribwa cyane. Igi rikaba riba rigizwe n'ibice bibiri by'ingenzi birimo igice cy'inyuma cya kokiye cyangwa se kiriya gishishwa, hakaba n'igice cy'imbere. Igice cy'imbere nacyo kikaba kigizwe n'ibice bibiri by'ingenzi, harimo umuhondo w'igi n'umweru w'igi. Ibyo bice byose bikaba bifite zimwe mu ntungamubiri z'ingenzi umubiri ukenera kugira ngo umubiri ubashe kugira imbaraga n'ubudahangarwa. Igi rero ni ryiza guhera ku bana batoya kugeza ku bantu bakuru. Aho igi rishobora kubangama ni igihe wariye amagi menshi ashobora guturukaho icyo bita cholesterol mbi. Ya cholesterol mbi ikavamo urugimbu rubi rushobora kugenda rukipakira ku mitsi y'amaraso. Icyo ni igihe wariye amagi arenze 2 mu cyumweru, amagi arenze 3 mu cyumweru, ashobora guturukaho urugimbu rubi bita low density lipoprotein. Iyo plasma ikikora ikagenda ikipakira ku mitsi y'amaraso. Iyo cholesterol mbi ikagabanya ubunini bw'imitsi y'amaraso ndetse igatuma imitsi y'amaraso igagara ntibashe gutambutsa amaraso neza, bityo bikajyana ku burwayi bwa atherosclerosis. Izo ni zimwe mu ngaruka zo kurya amagi menshi cyane cyane ku bantu bakuru, ariko ubundi ku bantu bato n'abantu bakuru iyo uriye amagi ku kigero gikwiye, nibura hagati y'amagi 2 n'amagi 3 utayarengeje mu cyumweru, bifite ingaruka nziza ku buzima bw'umuntu dore yuko igi rifite zimwe mu ntungamubiri z'ingenzi zirimo amaproteine, ibivumbikisho cyangwa grace, imyunyungugu ndetse n'amavitamine. Tuvuze nko mu mavitamine twababwiye ko vitamins ari ibirinda ndwara, zikaba ari ingenzi cyane ku mubiri w'umuntu. Igi rikize kuri vitamine A, rikize kuri vitamine D, rikize kuri vitamine E na vitamine zo mu bwoko bwa B1, B2, B6, B12, kandi igi rikize ku myunyungugu minerals, harimo phosphore, magnesium, harimo sodium, harimo zinc, harimo selenium, harimo n'indi myunyungugu y'ingenzi ku mubiri w'umuntu, igafasha umubiri w'umuntu kugira ubuzima bwiza, igafasha umubiri w'umuntu gukomera, igafasha umubiri w'umuntu gukora neza. Tubibutse ko igi rikize ku cyo bita choline yihuye n'izindi andi matembabuzi yo mu mubiri bikora icyo bita acetylcholine, akaba ari ingenzi cyane mu gukora ibyo bita neurotransmitter cyangwa se ibituma ubwonko bukora neza, dore ko ari n'ingenzi mu gufasha abadamu kurinda ko babyara abana bafite ubumuga, bityo bikarinda abana kuvukana ubumuga bita spinal bifida. Ubushakashatsi bwakozwe na universite zitandukanye ku isi zirimo izo muri Amerika no mu Burayi zagaragaje yuko igi ari ingenzi cyane mu gufasha abadamu kubona no kubyara abana bujuje iby'ingenzi byose no kubarinda ubumuga, dore yuko iyo acetylcholine ituma ubwonko bukora neza, igatuma imyakura ikora neza, amanel, bityo bikarinda abana kuvukana ubumuga nk'ubwo bita spinal bifida. Ni igihe uruti rw'umugongo ruba rufite ikibazo, amanel afite ikibazo ku buryo
bishobora kuvamo ikibazo nyuma mubona nk'inyonjo, aho ni ahantu uruti rw'umugongo ruba rutarafunze neza, bityo bikavanamo ubumuga ndetse no kumugara bikomeye bijyanye n'imikorere myiza y'imyakura, bityo bigatera ubumuga. Rero igi kandi rikize ku maproteine y'ingenzi, rifite amaside amine atuma umuntu akura neza, bityo rero rigira uruhare rukomeye mu cyo bita croissance cyangwa gukura neza. Igi kandi rifite imyunyungugu y'ingenzi irimo nka calcium muyiziho gufasha gukura kw'amagufa, gukomera kwayo n'amenyo, ariko kandi calcium inagira umumaro ukomeye cyane mu cyo bita coagulation normale y'amaraso cyangwa kuvura neza kw'amaraso, ikanagira akazi gakomeye mu cyo bita action potential, gutuma inyama, imyakura n'imitsi byikanya neza. Muri Horaho Life turabagira inama ku mikoreshereze myiza yo kurya amagi, kuko amagi ni ingenzi cyane mu gutanga iby'ingenzi ku mubiri w'umuntu, ikaba ari ikiribwa nyine kiri nutritive cyangwa se gifite intungamubiri z'ingenzi zirimo ibyo nababwiraga, amaproteine nk'uko nababwiraga ko ari ibyubaka umubiri, ni ibintu umuntu akenera kuva akiri umwana kugeza ashaje, cyane cyane abana bato bakenera kurya amagi kugira ngo babone za ntungamubiri twababwiraga z'ingenzi. Kandi igi riri mu biribwa bifite ingaruka nke ku mubiri w'umuntu, uretse ku kigero kinini iyo wayariye nababwiyeho ko bishobora kuzamura cholesterol nyinshi mu maraso, bityo bikaba byatuma imitsi y'amaraso igagara cyane cyane ku bantu bakuru, cyangwa se kuyarya ku kigero kirenze igikenewe bikaba byavamo risks zatera nk'amakanseri, kubera ko amagi ntabwo akize kuri vitamine C, ariko mu gihe uriye igi ndetse n'umubiri wawe ukabona vitamine C ihagije, bifasha umubiri wawe kubona fer ihagije cyangwa se ubutare akaba ari ingenzi mu kuzamura ingano y'amaraso umubiri ukeneye no gutuma umubiri ukora neza kugira ngo ubone amaraso ahagije. Kandi nababwiye ko igi rikize ku byo bita graisse, bivumbikisho. Ibyo bivumbikisho bituma umubiri uhorana imbaraga n'ubushyuhe buhagije cyangwa bukwiye, bityo bikawufasha kugira imbaraga no gukora neza. Kandi nababwiye ko amagi akize kuri mineral cyangwa se ya myunyungugu y'ingenzi ituma umubiri ukora neza ndetse bikawurinda kurwaragurika no gucika intege. Nababwiyemo amavitamine, kandi igi rifite bikeya mu bintu bishobora kugira ingaruka ku mubiri w'umuntu, dore yuko mu igi hatabonekamo icyo bita uric acid, nta acide urique iboneka mu magi. Iyi akaba ari imyanda akenshi ivaho indwara za gut, ugereranyije n'ibindi bikomoka ku matungo. Igi ntacyo rigira ku bijyanye na uric acid nk'uko dushobora kuyisanga mu nyama zitukura cyangwa tukayisanga nko mu mafi cyangwa se mu zindi nyama zumishijwe. Igi yo nta kibazo rigira kuri ibyo ngibyo, bityo kurya amagi nta ngaruka bigira ku muntu ngo bibe byamutera nk'indwara za gut, mu gihe nazo zugariza abantu zikabatera guhinamirana kw'ingingo. Igi icyo ntacyo kigira gishobora guhungabanya umubiri, uretse ku cyo nababwiye cya cholesterol, bidusaba kurya amagi hagati ya 2 na 3 mu cyumweru. Icyo gihe iyo yariye kuri icyo kigero nta ngaruka n'imwe. Rero niyo mpamvu igi ari ingenzi ku bantu bafite uburwayi cyangwa se ku bantu bashaka no kwirinda indwara zitandukanye zirimo n'indwara ya COVID-19. Ikaba ari ifunguro ushobora gufata hagati y'amagi 2 kugera kuri 3 mu cyumweru, bigafasha umubiri wawe kubona intungamubiri z'ingenzi zifasha guhangana no kumera neza, ukabasha guhangana na za ndwara nababwiraga zitandukanye zirimo n'indwara z'ibyorezo. Igi kandi ni ikiribwa kizwi mu myaka myinshi kandi kigakoreshwa mu buryo butandukanye, dore yuko gukoresha igi hagati ya 2 na 3 mu cyumweru bizamura ya ngano y'intungamubiri umubiri uba ukeneye, bityo bikawurinda kwangirika, bikawurinda gusaza imburagihe, dore yuko kurya amagi bikomeza amagufa, bigatuma igihagararo cyawe, bigatuma birinda ingaruka z'indwara zibasira abantu bakuru nk'izo bita osteoporosis, ndetse bikamurinda gutakaza ibiro ku muntu mukuru. Igi rero ni kimwe mu biribwa by'ingenzi ku kigero cy'imyaka yose, ariko ku muntu mukuru aba agomba kwitondera cyane cya kigero cya cholesterol, dore yuko igi iyo ufashe amagi 2 nibura uba ubonye icyo bita cholesterol iri hagati ya miligram 250, kandi umuntu abujijwe kurenza miligram 300 mu cyumweru. Mu gihe uzirengeje, nk'uko ubushakashatsi bwagaragaje ko kurya amagi menshi bizamura cholesterol, bishobora kuzamura cholesterol mu maraso yawe, bikaba byatera ikibazo cy'urugimbu rwinshi, bityo imitsi y'amaraso ikagagara ndetse ikaba yatwara indwara bita atherosclerose, inazamura ikibazo cy'umuvuduko w'amaraso no gukora nabi k'umutima.
ariko aho ntitwarekeraho, kuko mu gihe urya amagi ugafata n'ibindi bintu bigabanya cholesterol nyinshi mu mubiri ni ingenzi cyane. Aho niho twababwiyemo kurya imbuto zitandukanye zirimo nko gufata indimu, indimu mu mazi ashyushye, mu mazi y'akazuyaze, birimo gukora imyitozo ngororamubiri, birimo kuruhuka, kandi bikabamo na buri gihe gukora ya myitozo ngororamubiri nibura inshuro hagati y'eshatu n'enye mu cyumweru. Iyo ubikoze ubihuje bigufasha kurwanya indwara zitandukanye no guhangana n'indwara z'ibyorezo. Nko muri iki gihe isi yugarijwe n'icyorezo cya COVID-19, igi ni kimwe mu biribwa by'ingenzi umubiri ukenera. Igi ni kimwe mu biribwa bifite intungamubiri z'ingenzi umubiri ukeneye, dore yuko igi mu birisimbura harimo bikeya bishobora kugira intungamubiri zingana n'izaryo, dore yuko igi ubwaryo kandi ni ryiza kuko umubiri biraworohera kugira ngo urikoreshe, digestion iroroha ku igi, kuko iyo ukoresheje igi digestion ku mubiri wacu birihuta, kuko amanzime digestif birayorohera kugira ngo abashe gushwanyaguza cyangwa se abashe gutunganya za ntungamubiri ziri mu igi. Bityo igi ni kimwe mu ntungamubiri z'ingenzi, cyangwa ni kimwe mu bintu bikomokaho intungamubiri z'ingenzi nyinshi kandi zifasha umubiri gukora neza, dore yuko nababwiye ko rituma umuntu akura neza, facilita cyangwa ryorohereza digestion. Ikindi kandi igi twababwiyeho ko rifite intungamubiri z'ingenzi zirimo vitamine A, vitamine B2, B6, B12, choline, zinc, phosphore na magnesium. Twababwiye yuko igi mu gihe uririye ukarya n'ibintu bikomokaho vitamine C byorohereza umubiri kubona fer. Ku bantu bafite ikibazo cyo kubura amaraso, ku bantu bafite ikibazo cya hemoglobine nkeya, ni byiza gufata igi ku kigero gikwiye, cya kinini nabasobanuriraga, hagati y'amagi 2 na 3 mu cyumweru. Ikindi kandi ni byiza gufata za mbuto nabasobanuriraga zikize kuri vitamine C zirimo nka citron, indimu. Ikindi kandi mu gihe hariho ibibazo by'inzira z'ubuhumekero, ni byiza gufata ibindi bintu bihuzwa mu gufasha inzira z'ubuhumekero gufunguka. Aho twavugamo nko kurya inanasi. Inanasi ni urubuto rwiza rw'ingenzi, kandi rukaba rujyana no kurya ibindi bintu bikize bifite ibivumbikisho, bifite amagrese. Twababwiramo kandi kurya imbuto nka carotte, imboga zirimo carotte. Twabwira gufatamo ibindi biribwa bifite ibyo bita ubushobozi buri antibiotique nka capsine. Twababwiramo kandi kugerageza kurya nka tungurusumu, dore ko nayo ifasha gutuma muri za nzira z'amaraso amaraso atavura cyane, cyangwa se ngo urugimbu rwiteke cyane mu nzira z'amaraso. Ibitunguru n'ibindi bintu bitandukanye. Tubibutsa yuko kunywa amazi meza ari ingenzi igihe cyose, nibura amazi atari munsi ya litiro 1.5 ku munsi, kandi gukora imyitozo ngororamubiri tukabigira umuco. Uyu munsi twari twabaganiriye ku kamaro k'igi, tubasobanurira icyo igi rimaze ku mubiri w'umuntu, dore ko twababwiye ko rifite intungamubiri z'ingenzi kandi rikagira ingaruka nke ku mubiri w'umuntu. Mu gihe rero mwifuza kurwanya indwara zishingiye ku mirire mibi, indwara zishingiye ku zandura, n'indwara zigenda zibasira umubiri biturutse ku mikorere mibi y'umubiri, n'indwara zinegekaza cyangwa se zigahungabanya ubudahangarwa bw'umubiri, twabwiye ko igi ni kimwe mu biribwa dushobora kwifashisha, ni kimwe mu biribwa byiza, ni kimwe mu biribwa byizewe. Tubibutsa yuko kurya igi ritetse ari byo byiza kuruta kurya igi ribisi, bitewe n'uko amagi ashobora kwanduzwa cyangwa ashobora kwandura zimwe mu nzoka zitwa salmonella. Ayo masalmonella ashobora guturuka mu myanda itandukanye, ku mwanda w'inkoko ubwazo cyangwa se ku mwanda waho twayashyize. Bityo rero ni byiza kurya igi ritaramara iminsi irenze 30 ritewe. Ni byiza kurya igi ritewe vuba kandi rigakorerwa isuku, rigatekwa, kugira ngo twirinde izo ndwara z'inzoka za salmonella, kugira ngo kandi tubashe guhangana n'indwara izo ari zo zose zishobora kuba zakwanduza igi. Buriya igi nubwo mubibona risa nk'irikomeye inyuma, kiriya gishishwa cyaryo kigira utwenge pole dushobora kwinjiramo ubwoko bwa infection, amabacterie, amamikrobe aturutse hanze, kandi ishobora no kugira ibindi bibazo biturutse ku bwoko cyangwa ku biryo iryo tungo rirya, bikaba byaba birimo yenda iyo myanda n'izo nzoka zishobora kwandura. Niyo mpamvu kurya igi ritetse biri conseillé, birategetswe, nibyo byiza kuruta kurya igi ribisi. Ikindi ni ukugira ngo tugabanye bimwe mu bibazo bishobora guturuka ku magi, birimo nka allergie cyane cyane ku bana. Si byiza ko umwana uri munsi y'umwaka umwe agaburirwa amagi.
ni byiza kugaburira amagi umwana urengeje umwaka, kandi si byiza ku bantu bakuru barengeje imyaka 50 kurya amagi menshi. Ni byiza kurya amagi atarenze 3 mu cyumweru. Inama nziza ku buzima nakagaruka muri Horaho Life. Niba mwakunze ikiganiro cyacu ni mukore subscribe, munasharinge abandi bantu, basangiza inkuru nziza ku buzima, dore yuko muri Horaho Life inkuru tubagira ni inkuru z'ingenzi, ni inkuru z'ubuzima busanzwe. Mu gihe wahuye n'ikibazo cya cholesterol nyinshi, twakugira inama yo kutarya amagi menshi, ahubwo ukaza muri Horaho Life tukagufasha kugabanya urwo rugimbu rwinshi mu mubiri, aho tubaha bimwe mu byayi by'ingenzi cyane mu gukura imyanda mu mubiri, mu gukura ya cholesterol mu mubiri, harimo nk'icyayi cya coding tea, proslim tea na lipid care. Ni bimwe mu byayi bikomoka ku bimera naturel, bikagira akazi gakomeye, bikagira umumaro ukomeye mu kugabanya urugimbu rwinshi mu maraso, bikadufasha kwirinda indwara z'umutima, indwara z'imitsi y'amaraso, indwara z'umugongo, indwara zishingiye ku rugimbu n'ibinure byinshi mu mubiri w'umuntu. Murakaza neza, mufite ikaze hano iwacu kuri Horaho Life. Mwibuke gukora subscribe, ndetse nimudukenera muduhamagare kuri Horaho Life Rwanda 0788 6988813. Mushobora no kuhagera, dukora mu mujyi wa Kigali kwa Rubangura muri etaje ya 3 mu muryango wa 302.